mu gice cya gatatu cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Lucas arimo aganira na mama we ndetse na Layla yararimo abinginga abasaba ko byibura bamuhera umugore agahenge yararimo abasaba ababwira ati ndabinginze basi mwo kagira imana mwe nimumera umugore agahenge ntabwo yorohewe ntabwo atuje ntabwo ameze neza ese bageze aho barabyumva ntago babyumvise inkuru yacu rero reka n'ubundi tuyitangirire kuri bo Lucas akomeza kubwira mama we akamubwira ati mama nk'ubu mfite mission yo kujya hanze ndimo nditegura kujya i Dubai nyuma yo kuva Dubai nzerekeza muri Australia nzava aho ngaho njya muri Russia nzava muri Russia njya muri Japan kandi aho hose ni ukubera business hari ibintu byinshi ndi kwirukamo kandi mfite ubwoba bwo gusiga umugore wanjye nkamusiga wenyine afite agahinda nk'aka afite umubabaro nk'uwo afite ntabwo mbishaka pe nta nubwo ndi kubyifuza ni mwebwe nakabaye nsigira Jinta ni mwebwe mwakabaye mumuba hafi nk'umuryango yaje asanga ese mama kano kanya wibagiwe uburyo Jinta ngewe nshyingiranwa nawe wamukundaga yari umukazana udakorwaho yaricira ahantu ikubirite yari nk'umwana muri uru rugo niki cyahindutse niki cyaguhinduye mama mama Lucas atariko ngiye umugore wawe simwanga nanga kagiye kuncira umuryango nta kindi ngiye icyo musaba no kugira ngo byibura nambyarira umwuzukuru arebe ko atongera kuba umwana kuri ngewe arebe ko ntongera kumukunda nago mwanga nanga katabyara Lucas atariko mama igihe nakakubwiriye ko urubyaro rutangwa n'Imana kuki utabyumva Layla yitegereza mama we ndetse na Lucas agakurura mama we kamujyana ku ruhande gato kamubwira ati ariko se mama ibintu Lucas yavuze wabyumvise ibihugu byose agiye kugenda wabyumvise wowe reka tumujijishe tumwereke ko ibyo ariko dusaba byeme nzakwereka utuntu tuzikorera Lucas namara kugenda mama ati none so ufite ikihe gitekerezo hari plan ufite undi ati cyane hari ibintu ndi guteganya gukora kandi ngomba kubikora ahubwo wowe uri tayari undi ati yego nanjye ndi tayari none se ubwo ngubwo turamujijisha gute Iriya ati we mwemerera ariko undi ati sawa bahera ko bakagaruka mu nzu basanga Lucas yicaye arabitegereza akavuga ati se muvuye kugambana ibikira Layla arisetsa akamubwira ati none se bro nari ndimo nigisha mama ndi kumubwira ati nakureke ahe n'umugore agahenge Lucas ati nibyo Layla ati yego mama Lucas ahera kagaseka mu buryarya bwinshi akamubwira ati mushiki wawe aranganirije sanze ari byo yewe rega n'ubundi Jinta nta kibazo cye none umwana mwiza n'imfura y'u Rwanda ahubwo buriya uze gutegura umunsi muzadusorewe n'umugore wawe tumusabe n'imbabazi Lucas ahera kakishima agahobera mama we agashimira mushiki we akavuga ati nukuri murakoze munduhuriye umutima Lucas nta kindi kintu akora ahera kagataha taha yumva yishimye atuje muri we
mutima umeze neza ubohotse nta kibazo. Lucas arataha gasanga Jinta araryamye. Jinta abasigaye ahora mu marira n'agahinda, ahorana umubabaro udashira. Lucas amusanga mu cyumba agasanga arasinziriye, nta kindi kintu akora, ahera agasohoka akajya mu gikoni kureba, agasanga ariyo umukozi, agahereka akaganira n'umukozi akamubaza ati Jinta buriya yaba yarira ko nsanze yaryamye. Ndahera akabwira Lucas akamubwira ati boss, mabuja nagaheruka kurya, mabuja buri munsi araza nkamutegurira ameza ntagarya, rero ntago mbizi nyine nagaheruka kurya hano, sinzi niba arwaye nangwa se ameze neza. Akura bizi mabuja muri iyi minsi yarahindutse, ntago tugipfa kuvugana ibintu byinshi, sinzi ikibazo afite, nanjye nsigaye ntinya kugira ikintu n'iki na kimwe namubaza. Ati really? Okay. Lucas ahera ko akagaruka mu cyumba asanga Jinta akamukangura akabwira ati babe wake up, ko waryamye kare yabaye iki? Jinta ati babe wanditse nkiryamira tumva nta mani mfite. Lucas ati oya nose ubundi ko waryamye wariye? Jinta ngo kurya harya nabyo bibaho, nta nubwo mba mbyibuka, sigaye narataye umutwe rwose ku buryo mba ntanibuka yuko no kurya bibaho, ubundi se ndabirya ngo bimanuke. Lucas ati babe ibintu uri kunyuramo byigutera kumva wiyanze, erega ndahari, ase singukunda, nangwa nagunyuzwe nuko ngukunda, nagunyuzwe n'urukundo ngukunda, mbwira mbimenye. Jinta ati babe you know I really love you with all of my heart, ariko nanjye ntago nzi icyo gukora, mutima wanjye uraremerewe cyane, mutima wanjye wuzuye ishavu n'intimba, mutima wanjye wuzuye gushidikanya no kumva nanzi si n'abantu, wuzuye kumva nanjye ubwanjye niyanze. Ikintu nsigaranye kuri isi cyonyine nkunda ni wowe wenyine, uri imwe mu mpamvu zituma numva nkunze ubuzima, uri n'umwe mu mpamvu zituma numva nkunze iyi si. Umenya hariyo ntaza kuba ngufite nangwa nawe utankunda, bimwe njya numva ngo hari abizirika ku basore bikarangira babagize abagore, waranshatse utankunda bemba nariyembuye ubuzima pe, kuko hari igihe mba mbona gupfa bindutira kubaho. Ndetse ntukavuge gutyo be, I don't like. So ngufitiye rero inkuru nziza. Jinta ati inkuru nziza iyihe se kandi? Lucas ati mvuye mu rugo nari nagiye kureba mama na Layla. Jinta ati mama wawe kandi ndetse na Layla? Inkuru nzaniye se ni gatiki mama. Lucas ati ariko se ko mbona wihebye, mvuye kuganira na mama, banyemereye kugusaba imbabazi ndetse bananyemereye kukureka, nta muntu uzongera kukubwira nabi, so ugomba kuba free ugatuza. Nababwiye ko nyine kuba ikibazo dufite ntacyo kibarebaho, kandi ikindi n'ibyanjye nawe nta mpamvu yo kongera kujya aho ngaho ngo banteshereze umutwe umugore. Jinta ati nibyo? Lucas ati nibyo be, umwana umuryango wanjye uzongera kugutoteza, byakemutse, byarangiye, kandi trust me. Jinta ariyumvira, akiyumvira umwanya munini, arangiza agahera akabwira umugabo we, akamubwira ati okay
reka mbyizere. Lucas ahera kakabwira Jinta akambwira ati none se mugore mwiza ngutegurira iki? Ndumva nshaka kugutekera. Ahari ukeneye gutekerwa nanjye uyu munsi. Maybe ukumbuye kurya ibiryo natetse? Jinta tapana wikigora ndarya ibyo umukozi yatetse. Lucas atoya be. We know each other. Kandi njye nawe turakundana. Rero reka njye kugutegurira ariko ubundi ufite ikihe kibazo? Jinta araseka akabwira ati icyo uri butegure cyose nta kibazo be. Ondahera kakagenda. Jinta asigara yicaye aho ari kwitekerezaho, akagenda ahuza amwe mu magambo yagiye abwirwa ni nyirabukwe, kibuka amagambo yagiye abwirwa na Layla, akibaza uburyo nyirabukwe na muramukazi we bemeye kumusaba imbabazi, akumva mu mutima we ntabwo ari kubyakira. Ariko yiyemeza ko atagomba kubibwira Lucas, yewe atanagomba no kumwereka yuko ari gushidikanya k'umuryango we ngo bitaba byamubabaza. Ariko mu mutima we aba afite gushidikanya kwinshi, ari nako avuga ati mana niki kihishe inyuma iyo urukundo mukecuru agiye kuba ari kunyereka muri iyi minsi ra ansaba imbabazi. Aha tugaruke kuri Layla ndetse na mukecuru. Layla ahera akabwira mama we akabwira ati mva mama, kuba nakubwiye ngo twemerere Lucas ko tugiye gusaba umugore w'imbabazi ni ukugira ngo tumwiyegereze. Tumara kumwiyegereza abone ko noneho turi inshuti nawe, noneho tuzamurimbure neza. Ndabona uriya mugore wa Lucas uretse kuba umuntu yamwambura ubuzima gusa akamuheza neza akabura burundu, naho ubundi Lucas akunda umugore we mama. Twebwe ubwacu tugomba kumwica, kandi muri iyi minsi umusaza wacu agiye kugenda, noneho we azaza tumubwire ko umugore we yabuze. Azabirwara by'igihe gito, narangiza azahera akamwibagirwa ashaka undi mugore, kuko ndabona ibintu byo kuvuga ngo turamuhuza na Sam ntago bizakunda. Jinta akunda umugabo we, akunda Lucas bikomeye. Biragoye rero ko hari undi musore wamwinjirira. Mama icyo gitekerezo uracyumva ute? Cyacura ati ngwiki kandi se tugiye no kwica, hagiye kuzamo ibintu byo kumena amaraso. Layla ati none urajya ngo dukora iki? Mukecuru atoya ntago tuzamena amaraso, ahubwo tuzatuma Jinta ubwe akora ibintu, tuzamuhagarikira akora ibintu biteye isoni, tumukamere tunamufotore, dushaka uburyo ibintu tubyoherereza Lucas. Layla ati none sibwo ibyo byose tuzabikora gute? Ndati we byihorere, ahubwo nta nubwo ari ngombwa ko dutegereza ko Lucas n'umugore we bazaza, ejo tuzajyayo. Barabiganira bakabyuzuza, yewe bikarangira mu gitondo karekare cyane. Layla byutsa mama we amubwira ati mama byuka tujye muzunguka, byuka tujye muri deal. Mama waraseka, barabyuka bagahira ko bagakaraba bakitegura bakerekeza kwa Lucas mu rugo. Bagerayo bagasanga umugozi yabiteguye yatetse, arabakira. Yamara kubakira Jinta aho bayibereye mu cyumba aryamye atazi ikijya mbere. Ashira akanya akava mu buriri asa n'uje mu sitting room, yahagera agasanga nyirabukwe ndetse na muramukazi we. Aramwenyura, noneho akabona baramusekeye, bamufitiye ubwuzu bwinshi mu mutima. Ariko se noneho mana ngiye gupfa, mabukwe ni uri kunyishimira gutya?
na muramukazi wanjye ntabwo aba ari kubyumva, aragenda akabahobera, kabona bamwitayeho. Nyirabukwe bazanye utugifuti yamuzaniye, mu mutima akavuga ati ibi bintu mbiheruka nyiri umugeni, mperuka keya za mabukwe kera cyane, mana ndimo ndapfa, nkaba ndi kureba ibya kera, ngiye gusara ndi kubona ibidahari, what's going on ubundi? Atangira no kwikubita inshyi. Raila akamubwira ati kandi se bigenze bite Betty, ko mbona utangiye kwibabaza? Jinta mu gahinda kenshi kavanze n'ibyishimo aravuga ati Raila, ndumva ndi kurota, wowe na mama muri hano, ninjye mwaje kureba se? Ninjye mwaje gusura se? Abandi ati yego ni wowe. Jinta arishima, areba ibyo bamuzaniye, akabifotora, akohereza umugabo we Lucas, ubona yishimye, akafata utuvideo ari kumwe n'ababyeyi be akamwoherereza. Lucas nawe ahantu bari arabireba akabona ni byiza, agahera kagataha. Agera mu rugo agasanga Raila ndetse n'umugore we ari kumwe na mama we, mbese barishimye bameze neza, baraganira. Lucas aboneraho no kubwira umugore we iby'urugendo rwe, cyane akaba yarabuze aho ahera bivuga. Mama Lucas ndetse na Raila basezeranya Jinta ko bazamuba hafi kugeza umugabo wagarutse. Jinta arishima, akabona umuryango urasa naho wongeye kumukunda, barasa naho noneho bari guhuza. Nta kindi kintu akora, ayambira abo mu muryango we yishimye cyane. Aherako akazamuka akajya mu cyumba cye, agapfukama agahera kagaha Imana icyubahiro, akavuga ati Mana urakoze kongera kumuza n'umuryango wanjye. Iminsi rero iragenda ikicuma, igihe kiragera Lucas agafata indege akagenda. Amara kugenda, Raila bari aho ngaho ndetse na mama we bari kubana na Jinta aho ngaho mu nzu. Mu minsi ya mbere batangira bamwitaho, ubona nta kibazo, ariko uko iminsi igenda yicuma ibintu bikagenda bihinduka. Jinta akajya abwira umukozi kugira ngo agire icyo akora, ariko mama Lucas akamubuza, akamubwira ati ndavuze ngo byihorera byikorere, none se ubundi urabimukorera kubera ko we amaze iki muri uru rugo? Umwana ariza se iki? Ubundi si ukwirwa yicaye harya imitsi y'umwana wanjye? Umwana wanjye yirwa agenda amahanga, hari aho ngaho nawe uri aha ngaho uradamaraye, urimo urarya wuzuza inda yawe, ibifura byuzuza ngahe nguko wirwa ihinduranya imisatsi ku mutwe, inzara sinakubwira dore ngizo sinzi nuko zisa waraziteretse, amaso nukwirwa yateretse muri ofisi, ngahe dore ukuntu ngana warabyibushye urangana n'isi yose. Harangiza ukicara hamwe ngo umukozi akora iki? Ugenda ubyikorere. Jinta atangira kubona ibyo yarazi ko ari umugisha, ibyo yarazi ko byakunze, ahubwo nta cyahindutse. Raila ndetse na nyirabukwe batangira kujya kamutoteza, bakamukoresha imirimo, rimwe na rimwe bakabumwiriza. Umunsi umwe rero byuka ari mu gitondo, mama Raila abwira umukozi akambwira ati nguhaye akaruhuko, genda uzagaruke nyuma y'amezi 2. Umukozi mbere yo kugenda aragenda akegera nyirabuja Jinta, akambwira ati mabuja, ndumva ndashaka kugenda, ntago nagusiga muri uyu muriro, ndabona nyoko bukwe na muramukazi wawe ningenda bazakugirira nabi, ese waretse tukijyanira? Ubundi kuki utava kwizima ngo uve muri uyu muryango? Jinta areba umukozi akambwira ati wowe ugendere. Akaje karemerwa,
buriya uyu niwo musaraba wanjye Imana yabonye bari byo binkwiye, yandemeye kuruha, yandemeye guhora ndira, ntiyigeze indemera ibyiza. Rero reka niyakire, reka mbyakire, ndavumwe ndi ikivume. Umukozi nta kindi kintu akora, ahera kakagenda. Bucya mu gitondo, nyirabukwe wa Jinta arabyuka agasanga breakfast ntirategurwa. Mu mujinya mwinshi n'uburakari yinjira mu cyumba cya Jinta agasanga arasinziriye. Aza afite ibase yuzuye amazi, ibafu ifite amazi menshi cyane, no kuyiterura yamunaniye. Ahamagara Rayira akambwira ati ngwino umfashe. Bateruye ibafu nini cyane yuzuye amazi, bakaza bakayamena kuri Jinta. Akambwira ati ubu ni sangahe? Izi saha ni sangahe? Uracyaryamye? Nta n'isoni? Uraryamye se wageze kuki? Uraho ngaho gusa uraryamye uragagamye, nta n'isoni. Hari ukuntu asa. Urasute ako nk'ubwo urasute, urasute nk'ubwo iyo wirebye uba ubona usute, niyo ugenda mu muhanda wumva nta kibazo ufite. Uraho uraryamye nk'umuzungu wese wageze i Burayi, wageze mu ijuru udapfuye. Byuka ujye kudutegurira icyayi se unadutekere. Jinta nta kindi kintu akora, nta n'ikindi kintu abasubiza. Arabyuka atemba amarira ku matama, arihanagura, ntago asubiza nyirabukwe, nta n'ikindi kintu amubwira. Ahera akagasohoka akajya kubategurira breakfast. Rayira na mama we basigara baseka, bari kwigana uburyo yabyutsemo, uburyo yarari kurira, bagaturika bagaseka. Rayira ati disi, ngiye numvise mugiriye impuhwe, ako mama abonye ukuntu gasohotse hano kagenda. Mama Lucas mu mujinya mwinshi n'uburakari aravuga ati we ntago bizi, buriya numvaga namuterura nkakubita hasi, ariko arahirwa di. Jinta ategura breakfast arimo asenga mu mutima, ari nakarira. Amarira aba ari menshi, avuga ati Mana, ko nzi ko ushobora byose, ko nzi ko uri Imana idukunda, kuvuga ko nta n'umuntu n'uyu n'umwe ushobora kudukunda nk'uko udukunda. Ese mu bukunda nanjye ndimo? Ese mu bo witaho nanjye ndimo? Mu buzagirira neza aho nanjye naba ndimo? Mu bo wasezeranyije ibyiza n'umugisha njyewe Jinta ndimo? Mana wanzanye muri uru rugo kugira ngo nduruhiremo, warambeshye, uri Imana ibeshya, uri umugome. Mana nubwo bavuga ngo uri Imana nziza, barabeshya. Ubundi kuki wanzanye muri uku kuzimu? Nanjye njyaho ngo ndizeye ngo wampaye urugo rw'umugisha, ngo nuko mfite umugabo nkunda, urugo rwuzuye rufite buri kimwe. Mana bimariye iki ko mbiririramo? Mabukwe aranyanga, baramukazi banjye baranyanga, baramu banjye bo ntibandeba nirihumye.
warangiza ngo urankunda. Ese Mana nuko ukunda? Ko nzi ko twebwe abantu dukunda tuba tutifuza kubabona bababaye. Mana abo ukunda kubabona bababaye. Ndebera nk'ubu nziza iki muri iki gitondo, menyweho amazi yuzuye ibafu. Nahindutse umukozi muri uru rugo, sinyijya mu kazi, sinyimenya n'ibyo muri kampani. Ubu se nk'ubu kampani iramutse ihombye, umugabo namubwira iki? Mana ubu ni ubuzima. Ibi ni iki Mana? Ni iki Mana? Mana yera, ese ubundi uranyumva? Mana koko, ese ubundi uranzi? Izina Jean turarizi. Nagukoreye uhereye mu buto bwanjye. Naririnze, nariyubashye, sinigeze niyandarika. Ukajya umbwira ngo uzanyubahisha, uzampa ibinezeza. None si ibi nibyo binezeza utanga? Mana woye, maze kurambirwa. Mana maze kwiyanga. Mana maze kwiheba. Ngiye kuzaba umucakara muri uru rugo. Mana ko wari uzi ko nzanyura muri ibi byose, kuki wemeye ko nza muri uru rugo? Kuki wampaye urugo rw'ugahimano? Ese iyi ni fatwa wampaye? Ibyo wansezeranyije ko atari byo mbona, umunezero wambwiye ko atari we mbona. Mana ni ukubera iki? Unyanga bingana iki ku buryo nyura mu kuzimu nk'uko? Ese nzemere nsenye? Mana nduvemo, nake divorce, nsiga umugabo wanjye nkunda kandi unkunda. Ubundi se byo bimariye iki? Ntabwo urukundo ari buri kimwe. Kuba mukunda byo bimariye iki? Ese we kuba nkunda bimariye iki? Ko bitabuza umuryango we kuntoteza. Mana ngo ndazira ko nabyara. Kuki uhereza abandi urubyaro njyewe ukarunyima? Ubundi ushingira kuki? Ugendera kuki? Ese nsenga Imana abandi badasenga? Mpamagara Imana abandi badahamagara? Imana yajyaga inyumva mu buto, Imana nahamagaraga ikumva. Kuki noneho itanyumva? Mana maze kwiheba. Mana maze kurambirwa. Ubuzima ndabuhaze. Maze kwiheba, maze kwihanga. Ese Mana uranyumva? Ese ukuboko kwawe kwaraheze, ugutwi kwawe kwarapfuye? Mana wananiwe gukora. Ibi ni iki ndimo? Jean asenga nawe umubabaro mwinshi, marira n'agahinda ari byinshi cyane. Yabuze icyo avuga n'icyo areka, afite umubabaro mwinshi wuzuye umutima we. Ari marira, nyirabukwe ndetse na Rayira barinjira. Akibabona ariyumanganya, agasa naho ntacyabaye, akijijisha, akabima amaso, akababwira. Ahera akabwira nyirabukwe, akamubwira ati mama, breakfast nayitunganyije, mwagenda mukayireba. Nyirabukwe ahera akamubwira ati mva se nkubwire di, njye ntago ndi nyoko, ntukanyite mama, jya unyita mama Lucas nangwa mama Rayira, n'abandi bana banjye nabyaye urabazi. Sindi nyoko, sinakubyaye. Wabyumvise? Jean ati nabyumvise mama. Undi atari kugira ubwenge, nangwa mu mutwe wawe hari ikintu kiburwamo. Ahera akamukurura amatwi, akamubwira ati umva neza, nakubwiye ngo nago ndi nyoko kuko sinakubyaye.
mu bana nabyaye wowe urimo ku buryo unyita mama? Nsubiza. Jinta araceceka, undi agakomeza kumuvugisha, ariko Jinta agaceceka. Mu guceceka umukecuru agira umujinya mwinshi, akamukubita urushyi rwiza. Jinta arazungerera, agahita agwa aho ngaho hasi, agasa n'uguye igihumure. Inkuru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha. Ese nyuma yuko Jinta aguye igihumure nakanguka biragenda bite? Ese Jinta azakomeza kwihanganira iri hohoterwa akorerwa, nangwa azabirambirwa hereka bivamo? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Pauline Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho. Byose rero tuzagenda tubyumva mu bice bizakurikira.